Bakozi ba Claire Mbabazi muraho neza mumeze neza uyu munsi tugiye guteka ariko murabizi neza ko Imana yampaye abasore muri iyi minsi meze neza mfite care umusore umwe araza hakaza uwundi ariko uyu munsi mfite umushefu the real chef ureke batwebwe tuba turi ku cyatsi wabyize ubikora nk'iby'umwuga ubikora neza niyo mpamvu tugiye kurya repa yo muri hoteli Inyenyeri zo eshanu niba n'icumi zibaho sinzi araza kuza kubitwibwirira kubera ko arabimenyereye afitemo experience nyinshi kuturusha nibyo agiye kudutekera arabyivugira mu mazina y'abashefu wenda ngiye ntabwo mbizi ngende ko chef Dumiyede ari bubyaza umusaruro uyu munsi ariko namwe mu mareseti nakunze kubabwira ko nzayabereka ariko mfite nyine the real chef karibu cyane iwanjye ngwaye ikaze mu gikoni kwa Claire Mbabazi n'umugisha kukwakira kuri uyu munsi. Okay, murakoze kunyakira. Nitwa Theophile Ndabuviye. Muraho neza cyane. Karibu cyane. Yego, twishimiye kuza gufatanya namwe. N'umugisha kugira kuri uyu munsi w'igikoni. Murabona ko nyine the real chef kunabasa. Wambaye neza, urasa neza. Uyu munsi ugiye kudutekera iki? Ngiye kubategurira uyu munsi steak nature. Steak nature ariko irabifite vegetables. Kuba tayizi iyo nyama yitwa filet. Ikomoka ku nka ariko haganamo imbere. Buranira biza ngo filet ngo nitako. Oya. Filet utaza no kuzitiranya na zimwe abantu bakina ahubwo ni filet ya beef. Ya beef. Atari ya filet indi bateramo za volley na za basket. Turakwishimiye rero umuntu utakuzi ukora guteka ko ubikora byo mwuga wabitangiye ryari? Guteka ni umwuga natangiye kera, nawutangiye 2009 kugeza uyu munsi ari we ngikora. Ni umwuga rero ungejeje kure, ni umwuga nkora kandi nishimye. Nabitangiye ntaraba umugabo. Ariko ari igitsina gabo kuko abagabo tuzi ko atari ibintu byanyu guteka ntago mubikunda. Niki cyatumye wumva ko ugomba kwinjira mu gikoni? Icyatumye numva rero yuko na kwinjira mu gikoni ni kimwe nabikuye ku mukuru w'igihugu. Baragiye baramwakira kuri stade i Butare, bamwakira mpari uwo munsi nabaye umuyede. Nkuko abantu bose babaye bisanzwe. Ariko mbona bamuteguriye neza muri hoteli bitaga Petit Prince kera. Niho natangiye rero gukura izo mbaraga zo gukora iyo inspiration. Hanyuma numva nanjye ngomba kuba umutetsi. Hanyuma ndangije njya kubyiga muri kaminuza yahoze yitwa RTUC Kitale muri WDA ya kera. Ubu ngubu yabaye IPRC. Wow. N'umugisha wo kugera kuri uyu munsi. Nanjye nabatinze ibindi byose by'amateka n'icyo tugenda tubigarukamo turimo turateka. Reka nanjye nambara umwambaro w'igikoni ubundi dutangire duteke. Okay, ni karibu. Cyane pe. Icyo umva ndi umuyede mwiza? Ndabibona cyane. Unkoresha. Ubyaza umusaruro reka nambare irangi. Okay. Nkuko rero nababwiye yuko tugiye gutangira duteka steak, ariko ntabwo ariyo turi buhereho, ahubwo turabanza duhere kubiyigize kugira ngo tubone uburyo bwo kwitegura neza. Ibiyigize rero twifashishije ibirungo bigiye bitandukanye n'amoko agiye atandukanye. Cyambere iyi ngiyi ni beterave. Iyi beterave turaza kuyikoresha nka decoration. Kuko ibyo kurya ikintu cyose kiba kigomba kuba gisa neza kiratira pe. Gituma umuntu kimuatira akumva uko ari like nacyo. Ahangaha dufite igitunguru kiri cy'umutuku, twakwita icy'umutuku, abandi mu ndimi z'amahanga bakita red onion. Ya igitunguru gisanzwe. Yego. Ahangaha dufite broccoli nk'imboga ziraza guherekeza iyo steak cyangwa se iyo nyama. Hanyuma hano dufite ibirungo biraza kuyituma iryoha ikagira kanovera. Iyi ngiyi bayita black pepper. Black pepper ikora iki rero mu byo? Black pepper rero ikora ibi bikurikira. Black pepper ikora nk'agasenda igatuma ndetse n'inyama igira umuhumuro udasanzwe wayirya mu kanwa ukumva rwose ukumva harimo akanovera. Hanyuma hano dufite kibe magi.
magi nayo iraza gutuma iyi nyama yacu yiyongeramo ubundi buryohe. Hanyuma hano dufite umunyu turaza kuwukoresha mu buryo bwo kuyimarina kugira ngo ize kongera tesite. Hano dufite garlic cyangwa se tungurusumu mu kinyarwanda, izi nazo ziraza gutuma iyi steak yacu imera neza. Hanyuma hano dufite huile d'olive, hano rero dufite ibyo turaza kudekoresha bindi, iyi bayita fenouil ku batayizi, hanyuma iyi bayita nayo perisile. Ubwo rero tugiye gutangira dukora ya sosi cyangwa se ka gasosi cyangwa ka gasupu karaza kudufasha gutuma ipura yacu iraza kuba isa neza. Tugiye gutangira rero tubiboyiringa kugira ngo tuze kubona uburyo dukora steak yacu. Izi beterave ngiye kuzifata hanyuma nzijyane hano kuri kwiziniyeri. Nimara kuzijyana hano kuri kwiziniyeri duteke. Shiramo amazi angana iki? Aya ni amazi, turashyiramo garama 250 z'amazi. Nkunda gupima ku kapu ko niba kapu imwe ni garama 200, 115, ubwo ndashyiramo ebyiri. Burashyiramo ebyiri kugira ngo zibe 230, minimum ya 250 nta kibazo. Hanyuma turaza izi beterave. Nta kintu dushyiramo, nta munyu, ntaki. Izi beterave nta munyu dushyiramo kuko ziri natire nyine, kandi ikintu tugiye gukora kiri naturel. Bikaza kuryoha. Biraza kuryoha cyane. Biraza kuryoha cyane rwose. Hanyuma kandi izi beterave ziramara iminota 5 yonyine. Iminota 5 yonyine. Kugira ngo tuze kubona uburyo bwo kuyipresenta. Iyo nyama ya steak rero ni iyi ngiyi. Mu mategeko rero nk'abantu babyize, ntago duhita dufata inyama yose ngo tuyikoreshe. Ahubwo inyama tugira garama 250. Burya. Kuko ni nka portion niyo portion. Ikiro ubundi kiba kigomba kurya abantu 4. Ariko dushobora no kuzamura. Iyi nyama yacu rero ni inusu. Ubwo nimba ari inusu tugomba gukuramo portion ebyiri. Sasa tukarya nk'ibikomangoma, nijoro tukarya nk'umuja, kuko umuja arya nk'udafite. Mu gitondo niho hantu ho kurya umuntu agahaga akarya neza. Yego. Hanyuma rero iyi nyama turayikatamo porisiyo ebyiri cyangwa se ibice bibiri ku batumva wenda urwo rurimi. Ibice bibiri. Hanyuma nitumara kuyicamo ibice bibiri turayirambura neza. Turebe ko hari ibinure biriho cyangwa se grace, hanyuma tubikureho. Nitumara kubikuraho niyi tuyirambure neza. Ntibisaba kwihonda, bayihonda byagenze ushaka kiba flat. Bayihonda ishaka ko iba flat, ariko uyu munsi impamvu tutayihonze nuko ikintu tugiye gutegura twakise izina bita nature. Rero nimba ikintu ari nature, ntago turi uko kimeze nuko turi bugitange, kubera ko kiri nature nyine. Turamutse rero tuyihonze twaba tuyihinduye, twaba tugiye kwita irindi zina. Icyo tugiye gukora rero, tugiye gukurikizaho kuyishyiraho noneho bya birungo nabyo biri natire dushobora kuza gukoreshaho. Ubwo turabanza dukoresha umunyu dukoresha. Uyu munyu ufashe bemeza yuko mu mategeko y'igikoni uyu munyu ufashe ni garama 4. Iyo ufashe mu kiganza, mu ntoki zawe ukaminjagiraho, izo ni garama 4 uba utwaye z'umunyu. Turazishyiraho hano, hanyuma nitumara kuzishyiraho hano turakoresha black pepper garama 10. Kuko nta gipimo rero dufite cyo kwifashisha, ubwo turakoresha mu ndiba y'umufuniko niho hapima garama 10. Kuko iyi black pepper yacu y'ubwayo yose aba ari garama 50. Bivuze ngo garama 50 rero, garama 50 aka gafuniko iyo kuzuye kajyamo garama 12. Iyo rero ugashyizemo 4
ziba garama 48. Hanyuma za garama ebyiri rero zisagukaho tuzita iza gaspillage, wowe wibeshya ibipimo. Niyo mpamvu badusigiyemo garama 2. Ubwo tugiye gukora garama zacu 10. Ariko uyu n'akayiko gatoya gashobora kuba gapima garama 10, ikiko kinini gapima garama 15. Yego. Hanyuma rero turanyanyagizaho hejuru gahoro gahoro, tunyanyagizeho hejuru gahoro gahoro, duhindure, twongere tunyanyagizeho hejuru gahoro gahoro. Noneho turamera nk'abayikaraga kugira ngo bya birungo byacu twashyizeho bikore neza kandi bifate kuri ya nyama. Kubikora. Hanyuma rero nabwo ntago turi bupfe gusukaho gusa, ahubwo uyu mufuniko wayo ugira garama 5. Niwo turi bukoreshe. Nitumara kuwukoresha ntabwo turi bukoresha wa mufuniko wuzuye, ahubwo turakoresha kano kantu ko mu imbere yawo. Hanyuma dushyireho kuri ya steak yacu imbere n'inyuma. Hari nk'akayiko gato katanuzuye cyane kimwe cya kayiko gatoya. Yego. Hanyuma niturangiza twongere tugire gute? Turoringe cyangwa se tuyirambure mu kinyarwanda, abatazi kuroringa cyangwa se tumere nk'abayikuba kuri iyi planche. Hanyuma nyuma yuko imeze neza rero nta kindi kintu tuzongeraho, ahubwo noneho tugiye gushyiraho ibyo bantu bita cyangwa se abandi bantu baje kurya bita akanovera. Akanovera ka kantu urya kagusigara mu kanwa, niko tugiye kongeraho, kagutandukanyiriza ya nyama isanzwe yo muri busheri n'iyi ngiyi tugiye gukora. Turafata iyi magi tuyicemo kuko ntabwo turi buyiteke yose, turaza kuyikoresha nyuma ahandi, kuko cyane ko ibirungo byinshi ntabwo ari byiza ku mubiri w'umuntu, ahubwo tuba tugomba kugira bike bishoboka kugira ngo wongeremo kakagu. Hanyuma rero ubu turimo turongeramo gu dukoresheje igice cya magi. Ariko mbere yuko tuyiteka, kuko hari ibyo biri bujyane, turaba tuyiretse gatoya kugira ngo bya birungo byacu bifateho, hanyuma dutangire gukora ibindi. Ibi rero tugiye gukora ni iminota 10. Ya minota 5 yacu rero yarangiye kuri beterave, nazo turagenda tuzirebe ko byabize, kuko twashyizemo amagarama make y'amazi. Hanyuma turapfundura, nitumara gupfundura turebe ko muri minota 5 yashize. Iyi beterave yacu twayitse isosi cyangwa se twayita garnish mu rundi rurimi. Twayita icyo turi buze kwifashisha mu buryo bwo kudekora cyangwa se mu buryo bw'isosi. Hanyuma rero tugiye gushaka n'imboga kugira ngo n'ubugaburire umuntu wawe umuhe indyo yuzuye kandi inyuze umubiri we. Brokoli no kwitotora bisanzwe, hari abatajya bazihata, anako batazitonora. Nibyo nakubwiraga rero. Brokoli rero nazo zitotorwa mu buryo butandukanye bitewe na rosette ugiye kugira gute cyangwa se gukora, cyangwa se ari ishami gutya, bitewe n'ibyo nawe nk'umushefu watekereje kuza kugira gute kwereka abantu. Urabona rero yuko akozemo amashami agera kuri 3 niyo tugiye kwifashisha. Aya mashami 3 rero tugiye kubanza tubiza amazi. Aya mazi turayabiza nanone iminota 5. Hanyuma tubone gushyiramo aya mashami 3. Ntabwo brokoli ushobora kwishyira mu mazi mabisi. Ntabwo bishoboka kuko abantu benshi bajya babyitiranya. Ntabwo izi mboga kuko tugiye kuzitegura gutya muri ubu buryo tugiye kuziteguramo, zigomba kubanza kubiza amazi iminota 5. Mbere y'iminota 5 ntabwo uba ukoze ibintu byiza, biraza gutuma rwa ruboga rwawe ruhindura ibara. Niyo mazi yabirira umunota umwe ugomba gutegereza paka 5 igashira. Yego, kuko impamvu iminota 5 ariyo twiha ni iyihe? Nuvuga ngo muri ya minota 5 duteganya ko za mikrobe zari ziri mu mazi. Ntago gaze ntiyakubuza kurya neza, kandi gaze ibyo kurya ni ibyinda.
siko tutari tubizi ni twebwe tugira gute ni twebwe tubishaka yamara kubira nkumva ko bihagije nkabona gushiramo oya ntabwo ariko bimeze kuko ariya mazi nayo dukoresha ntabwo twemera yuko aba ari meza rero kugira ngo twemere yuko ari meza nuko tubanza kuyabiza za mikorobe zigapfa reka menyeshe ahubwo noneho ubu dushyiriyeho amazi turakora poshoni eshatu hanyuma rero nk'uko mubizi hano naho murahabona ko tuhafite karoti eshatu tujya tugira ikibazo murabizi ibiciro byarazamutse ibintu byose birazamuka rero tugomba kurya neza kandi dukoresheje ibintu bikeya hanyuma tugiye guhata izo karoti yego kandi nk'umushefu uba ugomba kugira vuba bino bishishwa turamutse tubyegeranyije tukabyegeranya n'igitunguru tukabitunganya neza dufite imashini yabugenewe ubwo nyine ndabyita umufa w'imboga yego ubwo ni nka sitoke vegetable stock yego mujya kugira ngo wongeramo amazi mu mboga wongeramo uwo mufa nizere ko abakunzi bawe ariko bakurikiye hatagira ikintu na kimwe kiraza kubacika ubwo ntabwo ujya tuzitora oya icyo tugiye gukora tugiye kubanza gukora ibya mbere by'ibanze kubera ko twakoze zino brokoli nk'inini na karoti ntabwo turi bukate twa tundi dutoya kuko tugiye gutungura abakunzi bacu cyangwa se dutungura umuntu tugiye guha ibyo kurya uyu munsi niyo mpamvu turi buzikatemo kabiri hanyuma tugakuramo ibice 4 nitumara gukuramo ibice 4 turakuramo n'iyi tuyikate tuyikuremo nayo ibice 4 tuyikata julienne ubu buryo rero ku batabizi cyangwa mu zindi ndimi babwita forme julienne ariko ubundi ubwo twabyita mu kinyarwanda se ubwo twabisobanura twabyita utuntu tureture cyangwa duhagaze hanyuma turabona ya minota 5 rero yarangiye tugiye kubibiza cyangwa se kutogosa ntabwo karoti zirahagije kuko tugiye gutegura pure ebyiri hanyuma tugiye kubanza dufate izi brokoli nk'uko ari 3 kaba karyoshye kuko mu Rwanda turacyafite ubutaka bwiza turafata zino brokoli tuzishyire muri ya mazi yabize yacu twatanira iminota 5 dushyiremo 1 2 3 hanyuma nitumara gushyiramo 3 ushobora kuba ufite akantu ko kugaragaza ntabwo igihe cy'umunyu kiragera kubera ko ntago ibyo utogosheje biba bigomba kujyanamo n'umunyu kubera ko iyo ushyizemo umunyu mbere bya bintu watetse biba umunyu gusa yego uza kuza no ku umunyu uraza kuba wabayemo mwinshi cyane kandi dukeneye gutungura abantu tugiye gutekera niyo mpamvu dukeneye gusobanukirwa wangiza ibyo kurya niyo mpamvu tugiye gusobanukirwa uburyo tugiye guteka cyangwa se uburyo tugiye gukora zino mboga ariko tukazikora mu buryo bugezweho kuko abantu benshi ntabwo bazi kurya zino mboga hanyuma kubera ko rero twaziba ari iminota 3 ubu ndizera ko umunota 1 n'igice umaze kurangira turata dufata wa munota wundi 1 n'igice dushyiremo hano ntabwo twabishyiriramo rimwe kubera ko iyi brokoli irakomeye kurenza izi karoti kandi nuvuga ngo ibiryo byiza ni ukurya ibiryo bikocagurika cyangwa bitahiye cyane ngo bibe mashiti ngo bishye cyane iyo bihiye cyane intungamubiri ziba zashizemo hanyuma ikindi kintu nababwira urabona ko kubera yuko twakoresheje amazi ashyushye ntabwo uruboga rwacu rwigeze ruta ibara ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kumenya nimba yatetswe cyangwa itatetswe urabona yuko zigisa neza nk'aho zivuye mu murima sinzi nimba muzibona neza murazibona neza ko zigisa nk'aho zivuye mu murima nitumara gufata wa munyu wacu dushobora gukoresha akayiko gatoya aka kayiko gatoya tukabubuse kuko ntago turi bugire ntago wenda turateganya yuko ari garama 5 cyangwa se 10 hagati aho ngaho hanyuma dushyire muri izi mboga
zacu mu mazi, nitumara gushyira mu mazi tuvange. Bakunzi rero ba Claire Mbabazi ndetse n'abagiye kuba abakunzi banjye, tugeze mu mwanya wo kugira ngo dukuremo za mboga zacu. Imboga nziza rero urabona ko na karoti nubwo twazikoze, na karoti nazo ziracyafite ibara ryazo, ziracyafite umwimerere wayo. Ntabwo wafata karoti ngo uziteke zishye cyane, kuko iyo zihiye cyane ziba zitaye intungamubiri. Ubwo turazikura mu mazi, hanyuma rero ikigiye gukurikiraho tugiye gukora noneho uburyo bwo gutegura ya nyama yacu twise beef steak. Tugiye kuterekaho ipanu tubanze tuyishyushye, kugira ngo nimba hari mikorobe runaka zaba zagiyeho cyangwa se tutayitunganyije neza zibanze zipfe. Turashyiraho ya mavuta makeya kuko tugiye gutegura ya steak. Nitumara kuzengurutsaho amavuta yose twongere dutereke hariya, hanyuma tuzane ya nyama yacu. Ya nyama yacu nkuko twayiteguye yamaze gufata ikirungo, turayishyira kuri ya pano. Tuzane n'iyindi nayo tuyishyire ku ipanu. Nitumara kuyishyira ku ipanu, hanyuma rero nk'abatetsi tugira systeme zigiye zitandukanye, ariko wowe wayishyira ku ipanu ukayigumiza gutya nta kibazo, ukaza kuyihindura ukoresheje akandi kantu. Ariko twebwe iyo tugiye kuyihindura cyangwa se dushaka kuyiteka neza, ubu tugiye kuzanamo uburyohe twita ubw'umuyaga. Uburyohe rero twita ubw'umuyaga ni uko tugiye kuyigira gutya, turamera nk'aho tuyifurambinze. Hanyuma rero ubaye wowe uri mu rugo ushobora kugira ubwoba ukavuga ati ese bibaye ni ibiki, ariko iyo ugize gutya urabona yuko umuriro uraka. Niho hahandi ushobora kugera nk'ahantu ukabona nyine umushefu arabikoze, ariko ati ibintu birakaze, ariko nawe wawe buriya wabasha kubyikorera. Niyo mpamvu natwe tuba twaje ngo tubereke. Nanjye nabishobora. Nawe wabishobora rwose. Nawe ngwino ugerageze. Kazabinyereke. Ubigerageze kandi ugomba kubikora nta bwoba. Kubikora nta bwoba rero ufatira hano, hanyuma ntabwo wegerayo cyane nk'abatabizi, kubera ko guteka ni imvamutima. Ni ibintu biva mu mutima, ni ibintu uba urimo nyine gukora uvuga ati ngaburira umuntu koko ibintu bimeze neza. Hanyuma iyo ugize gutya urabona yuko uzi ko bita bikunda. Reka turebe nawe bigerageze. Turabikoze. Hanyuma rero hagomba kuba ari ku muriro mwinshi. Hagomba kuba ari ku muriro mwinshi. Kubera ko impamvu tubanza ku muriro mwinshi ni ukugira ngo tubanze dushyireho kara, tubanze dushyireho kureri. Hanyuma iyo tumaze gushyiraho kureri rero nimba cyangwa se tumaze gushyiraho irangi, urabona yuko tubaye tujimije gaze yacu cyangwa se tukayigabanya, tubaye tuzimije gaze yacu cyangwa tukayigabanya, ni uvanga inyama yacu yagize kureri, yatangiye kuzana akantu ko kuba nyine igiye gushya, ariko ntabwo ihiye. Ahubwo icyo dukoze tugize gute? Ni ukwihindura ibara. Tuyihinduriye ibara. Iyo utabashije rero gukora ibi bintu cyangwa ntubashe kubanza kureka ngo inyama yawe igire ibara, niko kwa kundi uyitegura, wamara kuyitegura ukabona ntabwo isa neza. Twese ahubwo araba amavuta nanone yo kuyigiriya. Hanyuma nitumara kuyigiriya urabona bya bindi nanone wakongera ukabikora. Ubu buryo turimo gukora ni uburyo twita ubwo nanone gukuraho amavuta, kugira ngo utaza guhereza umuntu ibintu birimo amavuta. Urabona yuko irimo kugenda ihinduka, iragenda ishya nyine, ariko ubu ntabwo irimo gushyamo imbere, ni inyuma gusa. Aha ngaha turacyari kuri kushe y'inyuma cyangwa se ahagana inyuma, kucyo turi buraze gutanga. Kugira ngo rero tuze kuyita natire, turazana igitunguru, cya gitunguru kimwe nababwira cy'umweru.
igitunguru twari tumaze gukata ibizeru cyangwa se amaronde, turagishyira hejuru y'izi nyama zacu byibura umunota umwe, cyangwa se ku bakoresha amasegonda 60. Iki gitunguru nicyo turimo gukora, gutya turimo tubikora. Iki gitunguru turimo turazanamo gu, nibimara kuza hano rero ubu urabona yuko byibura umunota umaze kurangira. Umunota nimba umaze kurangira, tugiye gukurikizaho icyiciro cyo gushyiramo amazi. Hanyuma turakoresha ya mazi yacu kuko twamaze kubona irange cyangwa isura y'icyo turi buraze gutanga. Turafata ya nyama yacu tuyibize mu mazi, dupfundikire. nitumara kuyibiza mu mazi turaza gupfundikira, turarindira noneho ya minota, hagati y'iminota 10 na 15. Turafata ya beterave yacu twari twatogosheje ya minota 5 nk'uko nabibabwiraga, amazi amaze gushyuha. Hanyuma niturangiza turayiterura ku ziko kuko yamaze guhora, murayibona ukuntu isa. Hanyuma rero noneho tugiye gusya, urabona ko amazi twayagabanyije. Ku muntu wari usanzwe ufite blender arayora, noneho tugire gute dusye ibi ngibi dukoresheje twatuzi duke twayo. Gusya rero ku bafite blender nawe wayikoresha nta kibazo, burasya. Beterave yacu rero yabaye, turazana akantu ko kuyishyiramo. Nako karahagije. Kano kantu gakomba neza cyane, ntago turi buyikuremo yose. Urabona yabize rwose, kandi nyuma yo kubira iracyafite wa mwimerere. Ntago ya nyama yacu irashya, turayirindira indi minota kugira ngo ishye. Tugiye kurapa tungurusumu zo gushyira muri ya nyama yacu, hanyuma ukazishyira muri ya nyama yacu twatogosheje. Yatangiye guhumura ahantu hose, ndimo ndayumva ubuzi yangira guhumura neza cyane. Tugiye gutegura amaso y'umuntu, icyo twakwita amaso y'umuntu, kuko ibiryo twebwe tuba twabitetse, ariko nanone umuntu aryoherwa akibona ifunguro wamuteguriye. Icyo tugiye gukurikizaho rero ni ukujya kureba ya nyama yacu. Tugeze mu gihe cyo kugeza kuyarura. Hanyuma nitumara kureba ya nyama yacu turayikuraho, dushyireho indi panu, cyangwa se dushyireho akandi gasafuriya, cyangwa ubaye ufite ubushobozi cyangwa akandi kantu, aya mazi wayakuramo ukaza kuyakoresha nk'isosi y'ikindi kintu. Hanyuma ya nyama yacu turongera dushyushye ipanu. Nitumara gushyushya ipanu yacu irimo irashyuha kuko tugiye kugera mu gihe cyo kubidekora cyangwa cyo kubitegura. Ipanu yacu yamaze gushyuha, turashyiraho ya nyama cyangwa turashyiraho za nyama zacu, kuko ntago twirengagije yuko ikintu turi gutegura kiri nature. Ipanu tugiye gushyiraho ya nyama nta kintu kiriho, nta mavuta namba ariho. Hanyuma twongere dufate za mboga zacu, kubera ko igihe twazikuriyeho haba hashize akanya zakonje, twongere dutegure zishyushyeho gatoya. Izi nyama tuzishyushyaho gatoya, tuzishyuhanyije n'izi mboga. Turapfundikiraho gatoya kugira ngo hazemo umwuka. Icyo twakwita rero ya sosi yacu cyangwa ya beterave yacu, icyo twayiteguriye ni ibintu bibiri. Igikorwa cya mbere twayiteguriye ni ukugira ngo twifashishe mu buryo bwo kudekora icyo tugiye gushyiraho, cyangwa se dutegura icyo twakwita ijisho ry'uwo tugiye guhereza icyo kurya cyacu. Turahita tujya kuri za mboga zacu tuzirebe yuko zabaye neza.
tumere nk'abazisimbiza. Nitumara kumera nk'abazisimbiza n'inyama yacu yumuke, ubu tugiye gukora icyo twakwita kwarura. Okay. Tuyikate poshoni eshatu, tuyizane tuyishyire hano ku isahani. Dushyire hano ku isahani za mboga zacu. Za mboga zacu turagira vuba kuko tugiye kwarurira umuntu, cyangwa se uwo twateguriye agomba kubibona bishyushye. Hanyuma tuzane za karoti, Wow, ukuntu bisa neza, ukuntu bisa neza. Oh, wow. hanyuma turarura za karoti zacu. Nitumara kuzarura, hanyuma rero kubera ko twateguye kandi umuntu twateguriye ari surprise tugiye kumukorera, ubwo nuvuga ngo nimba ari surprise ushobora gushyiraho kano kantu kandi ukakadekora hano. Wamara kukadekora hano ugafata n'akandi ukakadekora hano. Aka gasosi kacu muribuka ko twagakoze kabijije kandi kakaba gaseye. Icyo rero dukora nta kindi, turagasiga kuri ya nyama. Nta nakunyu kariho. Umunyu turawumutegurira, araza kwiyongeraho niyumva uwo twari twashyizemo mbere. Hanyuma iri ni ifu n'iryo funguro ryacu twari twabateguriye rya steak nature. Ubutaha tuzakomereza ku bindi, kandi turizera ko buri muntu wese wabashije gukurikiza iki kiganiro cyangwa se iyi nteguro, iyi nteko, nizere ko yabashije kubimenya. Nta kintu na kimwe cyitwa amavuta dushobora kubonaho. Ubu rero ikintu tugiye gukora ni ugutestinga, ukumva guyi inyama, ukumva teste yayo. Wow. Ibyo kurya ukuntu presence ukuntu bise biragaragara ko ari iby'umushefu pe. Okay, murakoze cyane. Birasa neza, birahumura neza. Murakoze cyane. Umuntu ukunda agasosi kari agasupe watagushinje nabwo ntiyakarya, yagashira akajya kozamo, akazajya kozamo cyangwa se mo kimwe. Uramutse ufite umwana ushobora no gushyiramo agasukari cyangwa ubuki ukazajya ugakoresha igihe kirekire. Wow. Dusengere rero mbere ko tujya turasenga ubundi tubone gutesta. Nuko ndagasenda ntazane. Nta kibazo, ariko nagarishya aho ngaho. Kuko n'ubundi ngiye nkunda ibintu biri nature. Yego. Birakwiye ko buri muntu wese mu gihe agiye kurya, yaba wemera Imana cyangwa utayemera, uko byagenda kose twemera ko hari ikintu kiri hejuru y'ubushobozi bwacu cyangwa y'ibyo dukora byose. Reka rero twifate neza, dutuze imitima hanyuma dusenge. Mana yacu, twongeye kugushimira kuko uri Imana nziza. Tukweretse ifunguro twakoze mwami, rigiye gutunga imibiri yacu, rigiye kuba iryo kuduhaza, ariko mwami Yesu tuzi ko ari wowe waduhajije bwa mbere. Niyo mpamvu rero tukweretse iri funguro kugira ngo uryeze kandi ritunganye. Tukweretse n'abataribonye kugira ngo nabo databuja ubafashe, bongere databuja bakugandukire, bemere kuri Imana, maze ubahe ibitunga imibiri yabo. Turabigushimiye rero kuko hari icyo ukoze kandi uko hari icyo ushoboye. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze, amen. Okay, uryoherwe nawe. Mu mategeko yo kurya hari icyo umuntu abanza. Ni ukuvuga ngo mu mategeko yo kurya rero, umuntu wese ugiye kurya ntago abanza inyama, ahubwo abanza imboga. Kuko izi mboga zivamo salade, zivamo ibintu bigiye bitandukanye. Ugomba kubanza guteguza igifu. Okay, uryoherwe. Icyo murakimenya, abantu babanza inyama rero, mu bakunzi b'inyama ndabasuhuje. Urumva kuko byagenda kose zihiye neza pe. Imboga hafi kuko nizo nkunda. Okay. Hari n'abazihisha rero, hanyuma bamara kuzihisha nabyumva ko ziri crunchy.
by'akarusho brokoli zo ngenzemera kubi bavanga ngo zana zijya ari mbisi. Yahiye neza nta nubwo igoranye kuyikata. Yahiye pe. urumva ko nta mavuta arimo? Ntayo pe. Wongeye ushaka beterave numva ukuntu bimeze. Nta kibazo. Nta kibazo. Ariko ibintu ntibibagirwe ko ibintu twatetse ari nature. Uzi ko akabeterave kariho biryoshye cyane rwose. utanumva naguye beterave ntabwo ushobora kuyumva kandi ufite n'inyama. ndumiwe rero. kandi izi mboga ziribwa zose uravuze ngo ntabwo ujugunya ngo na kino cyo hejuru cyose bararya utanagize byose urarya. kiratakaye ahubwo. Mwakoze rero abakunzi ba Claire Mbabazi, mwakoze kubana natwe, reka tubareke mugende dusigare tujye twisanzuye. Simire umushefu w'uyu munsi yakoze, yadutekeye ibyo kurya, nta steak twagiraga ahangaha kuri iyi channel. Wakoze cyane, twizere ko nitugukira n'ubundi tuzakubona. Ku bantu bagushaka nta platform ukoresha, bagusanga hehe? Ushaka no kurya no kubyo uteka se ushobora gutekera umuntu mu rugo yagutumiye mu kirori mu rugo, babwire. Yego, nuvuga ngo ku bantu bashaka yuko mbatekera cyangwa se mbafasha mu rugo cyangwa se bagize ubukwe cyangwa se kubigisha cyangwa kubafasha mu bintu bigiye bitandukanye, kuko ntabwo ari ibi byonyine dukora. Tuzi no gukora amakeke, tuzi no gukora amabenye, tuzi no gukora imigati, ibintu bigiye bitandukanye kuko nibyo twize. Rero hari nimero dukoresha, nimero dukoresha ni 078 9 6 9 1 2 7 9. Iyo nimero iri kuri WhatsApp, iyo nimero wayihamagara, iyo nimero wayandikira no kuri email. Hanyuma ya email ni theophile.ndabumviye@yahoo.com. 2020 niyo email yanjye washyiramo hanyuma ukankurikirana. Aho dukorera rero ubu ngubu dukorera aho bita i Nyanza muri Heritage Hotel, ikaba ari hoteli y'inyenyeri 5 iri mu karere ka Nyanza. Hanyuma tukaba dukorera by'umwihariko mu kigo cy'amategeko bita IRPD. Nashimiye n'umushakira kuri uyu munsi n'ukuri. Urakoze cyane kandi dushimiye abadukurikiranye, dushimiye abantu bafashe umwanya wabo kugira ngo baturebe, dushimiye abantu bakurikiranye ibyo kurya kandi bakazabitegura mu rugo. Bizaba ari umugisha, muzatwandikira rwose. Reka rero tubabwire ngo mwakoze cyane, komeze muryoherwe n'ibiganiro Claire Mbabazi bategurira. Turye neza, turambe, dusubire utaha. Ciao. Okay. Bye.